turabasuje mwese mudukurikiye tubaye ikaze kuri urubuga rwa Faith Reporters. Reka tubasuhuza ariko munyemere tubanze duhe ikaze uwitwa Keri Rwamapera dufite hano imbere kuri kamera zacu. Keri, wiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru y'iminsi? Turashima Imana. Yego. Reka rero tuganire ku ngingo irebana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ukuboko kw'iki gihugu, ukuboko kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubuhangange muri iyi si turimo. Keri, ubundi iyo bavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wowe uyumva ute? Iyo bavuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika numva ya empire yabo ni umwami w'abami kuri iyi si. Nubwo ari igihugu tugifata nk'igihugu gusa benshi, ariko mu by'ukuri ni empire niyoboye isi. Wenda iyi ngingo abantu ntabwo bayivugaho rumwe, kuko abantu baba bavuga bati nta kiri cyo, abandi bati hari ikiri cyo kuko hano ku isi, kandi bakayifata nk'igihugu kwacyo. Ariko mu mibare ubwo mperuka gukurikirana, kugeza mu 2010 Amerika yari ifite military base ku isi zigera muri 900 zingayinga igihumbi, kandi ziri mu bihugu bitandukanye ku isi birenze 130. Urumva rero igihugu gifite ibyo ngiyo byose, gifite base za gisirikare mu bihugu byinshi, amato ku nyanja nyinshi, ntabwo ari igihugu gisanzwe, aba ari igihugu gifite ijambo ku isi, kandi kubera ko ari cyo kibirusha ibindi, rero niwe muyobozi w'iyi empire iriho, nk'uko habayeho empire y'Abaroma, y'Abagiriki, ba Alexander n'abandi nk'uko. Yego. Ubwo iyo tuvuze empire mu Kinyarwanda wabyita ubwami? Nabyita ubwami, niyo mpamvu navuze ngo umwami w'abami, kuko buri gihugu gifite umwami wacyo, ariko hakabaho umwami wabo hano ku isi. Niwe twafata nka American Empire cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wenda dukurikije nko muri iyi myaka, hari abavuga ko ubu bwami bw'abami nk'uko wari ubivuze bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora kuba buri kugenda bucika intege ugereranyije n'uko mu myaka yo hambere yashize. Ese nawe wemeranya n'aba ngaba bavuga ko Ubushinwa cyangwa se n'ibindi bihugu bishobora guhirika ubu bwami bw'abami bwa Amerika? Abasesengura politike bafite kwinshi babibona, kuko n'uko tubona koko Ubushinwa burazamuka, umusaruro mbumbe wabwo uri muri $18 trillion, 18. Amerika iracyari kuri 26 ngira ngo aho ngaho. Urumva ko buyisatira, ariko duhereye kuri iyo mpamvu nanone Ubushinwa bufite abantu barenga miliyari, bakaba basaranganya izo $18 trillion. Amerika ifite abantu 300,000,000. Urumva ikinyuranye. Kera nigeze kumva ko abakire ba mbere 400 muri Amerika amafaranga bafite angana n'umusaruro mbumbe w'Uburusiya. Aho hari ngira ngo muri 2005 uko nguko. So iki gihugu cya Amerika giteye imbere cyane, haba mu mafaranga, haba no mu buryo bwa military, igisirikare na politike yabwo. Abashobora gutekereza ko Ubushinwa buzanageza igihe bugasiga Amerika, nge ntago ndi muri abo, kubera ko igihugu cya Amerika cyokora jewe icyo mbona gishobora kubaho nuko gishobora kuva ku mitwarire yacyo, imikorere yacyo ya politike, uburyo gikoramo ubukungu, uburyo gikoreshamo imbaraga zacyo za gisirikare,
kikabivaho nk'uko byahoze kigakora mu bundi buryo, kikigana nk'ibindi bihugu nk'ibya gikomunisite nk'Ubushinwa, ariko imyaka cyangwa amahirwe y'uko cyavaho ikindi gihugu kigatwara iyi empire, jyewe ntayo mbona. Yego. Wenda tugarutse ku mateka y'igihugu cya Amerika ukomoje, ntabwo nshaka ko tugaruka mu mbaraga za gisirikare, reka turebere hamwe ku mbaraga z'ubukungu. Idolari rya Amerika niryo rikoreshwa cyane cyane ku isoko mpuzamahanga, mu guhererekanya amafaranga, mu kugura ibicuruzwa ku isoko mpuzamahanga. Ariko dukurikije hari amakuru avuga ko mu bihugu by'Abarabu bishobora kwanga ko idolari rya Amerika ryakongera gukoreshwa mu bucuruzi bwa peteroli. Urabona ubukungu bwa Amerika bwo butagiye gufatirwa ingamba? Oya, buriya nubwo koko ikintu gituma empires nyinshi zigwa ni mu bukungu. No mu gihe cya empire y'Abaroma, ubwo Abongereza habagaho ubu Protestant buzamutse mu bihugu by'Uburayi, byatumye abantu benshi banga kumvira papa, bakaba batagitanga amafaranga, imisoro Roma yabakaga iragwingira, iramanuka. Imanutse rero ni kimwe mu byagize uruhare mu kugwa kwa Roma. Koko n'ifaranga n'idolari rya Amerika abantu bashobora kuribona bakabona ko ryagwa, ariko kugeza na mbere yuko tujyamo cyane tubisesengure, kugeza n'ubu nta rindi naryita ifaranga, n'ifaranga ry'u Rwanda, nta bundi bwoko bw'impiya buvuga ko ari bwo bwasimbura idolari. Yaba yuwani, yaba ayo ngayo y'Abarabu, na hano Kenya nuza rutarabivuga kenshi, ariko ntabwo ashobora kuvuga ngo ishiringi niryo ryasimbura. Iyo urebye neza, iyo usesenguye neza, nta zindi mpiya zihari, nta rindi faranga rihari ryashyirwa imbere ngo risimbure idolari. Icyo ni ikigaragaza ko idolari gitegetse. Ikindi cya kabiri, nk'uko nakubwiye, idolari kugeza muri za 60, idolari ryakoraga rifite icyo bita gold reserves, backup yaryo ari zahabu. Uvuga ngo iyo bavugaga tuvuge niba ubu ngubu Amerika amafaranga yayo, amadolari agenda mu bantu, circulation angana tuvuge triliyoni 30, babikoraga ku buryo hari zahabu ibitse hariya ingana n'amafaranga ari mu bantu. Ibyo bivuze iki? Bivuze stability, ubutajegajega bw'idolari, bw'ifaranga rikoreshwa muri icyo gihe. President Nixon muri 71 yabivanyeho, yavuze ngo temporary suspended, ko bivuyeho by'agateganyo, ariko byavuyeho burundu. Avanaho iyo mikorere y'uko idolari riba inyuma yaryo hariyo izahabu. Abivanyeho koko ryari ikosa rishobora gutuma empire igwa. Ifaranga ryagombaga kugwa, habayeho n'ibibazo by'ubukungu ku isi hose kubera icyo kibazo, ko Amerika ifite ukuboko mu bihugu byinshi. Ariko icyabayeho nuko Amerika yinjiriye ibihugu by'Abarabu bya peteroli, bagirana amasezerano ko peteroli igurishwa mu madolari, kandi ibihugu byose ku isi bikenera peteroli. Rero bituma peteroli izamura agaciro k'idolari. N'ubu ngubu idolari niryo rifite ako gaciro, ariko cyane cyane ni ukubera iyo peteroli. Ndaza kukigeraho nk'uko wakimbajije, ibihugu by'Abarabu ko bigenda bibivamo. Noneho kugeza ubu ibihugu byose, nubwo waba ufite umwenda
bawugwa mu madolari kandi ukawishyura mu madolari. Ayo madolari si ayawe kandi Amerika yo yapurintinga uko ishaka. So ni ukuvuga ngo idolari rirakenewe kandi tumaze igihe dukungahaza Amerika. Noneho uti Abarabu n'ibindi bihugu bitangiye kwigumura ku idolari. Iyo urebye amahirwe y'uko havaho idolari hakajyaho irindi faranga yo ntayo, ahubwo igishoboka kubera ko turi mu gihe cya digital nuko hajyaho ifaranga rya electronic digital currency. Ibyo wumva central bank digital CBDC central bank digital currency, icyo cyo kirashoboka hano ku isi. Kandi ibintu bya digital bivuze ko kubijyamo uko imbaraga zawe zingana niko uwininga abandi. So Amerika mu bintu bya digital iracyari imbere. Nihajyaho ifaranga rya digital n'ubundi niyo izabiyoboye. Nibiguma uko bimeze izabiyoboye. So iyo bisesenguye muri ubwo buryo, nubwo babona ko Ubushinwa buzamuka n'ibindi bihugu, Ubudage bwo sinavuga ko buzamuka ko Ubushinwa nibwo buyisatira cyane, ariko mu by'ukuri amahirwe y'uko bwavanaho Amerika yo ntayo. Turi mu gihe cya digital, ni fourth industrial revolution, ni impindura matwara mu nganda yo mu rwego rwa 4, ibintu byose byinjira mu buryo bwa digital. USA rero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibifitiye ubushake, ibifitiye ubushobozi, niyo yatangije internet, ibintu byose ni ibyayo. Ubwo rero tubona ko Amerika ikiyoboye muri byose. Yego. Aho ngaho ni mu bukungu, ariko wenda tugarutse tutarinjira muri politike ya Amerika uko ikoresha mu kuyobora isi. Nyemerera nkubaza ikibazo kigira kiti, ese ubona Amerika nta propaganda ikoresha igaragaza isura yayo nziza kugira ngo n'abantu banayikunde, ndetse nawe bakaba barakoreyeho propaganda? Propaganda Amerika, wenda uko twumva propaganda muri iyi minsi, Amerika siyo yakoresheje, si ikoresha pe. Iyo urebye amateka ya Amerika, yo ibyo ikora n'ukuntu yagiye ibyumvisha ibihugu, nibyo byayihaye agaciro. Democracy, republicanism, uburenganzira abantu gusenga uko bashaka, aho bashaka, igihe bashaka. Ibyo bintu byatumye nubwo abategetsi benshi bo mu isi mu rwego rw'ubutegetsi batabyishimiye, kuko bituma bangana n'abaturage bagenzi babo, ariko abantu muri rusange barayikunze, bo ubwabo bagenda bayitaka. Niyo mpamvu kuva kera abantu bajya muri Amerika, bahungirayo, bajya gushakirayo imibereho kandi bakabaho neza. So nta propaganda yakoze. Iyo ikora propaganda ntabwo abantu baba bajyayo bakagumayo. Hari n'ibihugu kugeza n'ubu aho wumva nk'umuntu w'umuririmbyi akajya muri icyo gihugu, akajya muri Amerika agaherayo. Nta kindi, bafite freedom, bafite nta propaganda irimo. Uko niko kuri, bafite ibintu byinshi barusha isi, nubwo bigiye bihinduka byinshi. Nakubwira ko ubu ngubu abantu ntabwo bakijya cyane muri Amerika ugereranije n'uko abantu bahoze bajyayo. Amerika ijya kubona ubwigenge mu 1780 uko nguko, yari ifite miliyoni 3 z'abantu, igihugu cya Amerika. Nyuma y'imyaka 15, 1815, Amerika yari imaze kwakira abantu miliyoni 5 ziruta abaturage bari mu gihugu. Abantu benshi bajyayo. Niyo mpamvu ujya wumva uvuga ngo iki ni igihugu cy'abimukira, si uko ari igihugu cy'abababaye wenda ngo bagiye bababarireyo. Ni igihugu abantu bafitemo biyumvamo kubohoka, kimeze nk'umudugudu w'ubuhungiro mu gihe cya Isirayeli muri Bibiliya. Ni igihugu
cyabereyeho kugira ngo abantu gifite amatwara y'uko umuntu wese uko ameze kose ashobora gukora akabaho uko ameze uko ashoboye, nta kuboko kwa leta kumubangamira, nta mugenzi w'umubangamira. Niyo politike yari ihari, uretse ko ubu ngubu atari ko bimeze nk'uko wenda tuza kubibona, ariko ibyo ngibyo nibyo byatumye cyamamara, nibyo byatumye kigira n'ububasha bwo gushinga umuryango w'abibumbye, kandi ibihugu byose bikabijyamo bitabajije ngo uyu ninde. So ibyo bintu byose ntabwo ari propaganda nk'uko tubona ibinyamakuru by'Ubushinwa bikora propaganda nyinshi. Aya niko bari bameze, wenda ubu ngubu bashobora kuba barateshutse, ariko ibyo bakoze imyaka myinshi nibyo byabavuze ibigwi ku isi. Ego hari n'amakuru avuga ko ubu Amerika isa nkaho iri guhindura systeme y'imitegekere yayo ndetse na systeme y'uko igihugu cyabo amahame kigenderaho bava muri communism bajya muri socialism. Ibyo nibyo? Ibyo nibyo, niba hari n'ababivuga nanjye niko mbibona. Urebye tuvuge igihugu cya Amerika cyari ubukungu bwacyo bwagenderaga ku nziga za capitalism, ariko ubu ngubu ko iyo turebye neza ni socialism. Ni nka ibi bihugu byo muri Aziya birimo n'Ubushinwa. Andi mpamvu nuko nubwo wenda hari izindi mpamvu zatumye abantu bagenda bateshuka ku bakurambere babo bashinze icyo gihugu, ibyo bashaka ko ntabwo ari icya kera, shinzwe vuba kandi gifite imigambi cyagenderagaho. Amerika ni imwe yonyine ku isi. Ibindi bihugu byinshi nta demokarasi byari bizi, nubwo wenda wumva abategetsi benshi ku isi bavuga ati natwe dufite demokarasi yacu, ariko demokarasi nk'uko Amerika yisobanura ntayo byari bifite. Kandi abaturage ku isi bakabona ko koko demokarasi n'imitwarire yose ya ekonomi ya Amerika imeze neza. Ni nayo mpamvu abantu bahungiyeho benshi kugira ngo bashake n'imibereho. Noneho ku isi ahandi governments zirifuza ko ibintu byose zibigiramo ukuboko. Aho rero niho habaye ikinyuranyo, hakabaho gukurura umugozi hagati ya mu buryo butagaragara, ahubwo mu mbaraga z'ubukungu. Ubushinwa kubera ko bo bakoreshaga socialism, bagiye baha amahirwe abashoramari akenshi bavuye muri Amerika, kuko niyo iteye imbere kurusha ibindi bihugu. Bakababwira bati nuza hano iwacu uzaba ufite abenegihugu bagukorera ku mafaranga make. Nk'uko dufite iki cyanya cy'inganda kirimo abashoramari benshi, umunyarwanda akaba akoreye 30-40. Muri Amerika rero abakozi barahenda, insurance zirahenda, ibintu byinshi. Umuntu ufite uruganda muri Amerika akavuga ati ariko se narujyanye mu Bushinwa, abantu bakorera make kandi government igiye kumpa amasoko hanaha, kuko mu Bushinwa niko bakora, niyo socialism. Akavuga ati akimura uruganda rwe akagenda, ibyo byose akabibona. Ubushinwa bamubwiye ati rero niba ukoze products hano, akabibona ko hari ibintu akoze turutse mu ruganda rwe kandi akoresheje amafaranga make, ni ukuvuga ngo bigiye kugira n'ibiciro biri hasi ugereranyije n'ibikorerwa muri Amerika. Rero agashaka amasoko. So icyo cyatumye rero Amerika, ibindi bihugu bizamuka bikoresha socialism bidakoresha capitalism, birazamuka. Kandi Amerika ititeguye kugira n'umuntu n'umwe ifasha, cyangwa abanyamerika nabo bari bateye imbere cyane, nta muntu wagukorera ku dufaranga duke.
ibyo byose bibayeho byatumye ibindi bihugu bifite izindi system za economy bizamuka kuko inganda niho zajyaga cyane cyane mu Bushinwa. Rero n'ama supermarkets akomeye ku isi za Walmart zitangira gucuruza ibivuye muri Amerika, bikorwa n'abanyamerika bari muri Amerika ariko bakorera muri system ya gikomuniste na socialism. Ibi nibyo byatumye rero Amerika isa naho icitse intege, ariko ntabwo yacitse intege nk'igihugu, ahubwo yagiye ihindura imikorere ya capitalism nayo yinjira muri socialism. Uyu munsi tuzi ko ifite abaherwe benshi, n'ifite abaherwe benshi ku isi, abaherwe ba mbere 10 harimo umwe mu Faransa, ariko aba baherwe uburyo ikoramo gushakira abantu bayo amasoko mu bihugu byinshi, izi ambasade zayo ziri mu bihugu byinshi n'ubundi zishakira bene wabo amasoko. Habaho wenda nk'umutegetsi usa naho atumvikana n'abo baherwe, bakamugirira nabi, bakamuvuga nabi, wenda bikagaragara ko ari aba bantu bagira babivuga ariko mu by'ukuri bashyigikiwe na leta yabo, aho bacukura amabuye y'agaciro mu bihugu byinshi. Ibyo byose barabikora ariko leta yabo ibayoboye. Ibyo ngibyo rero nibyo byatumye ifatwa ko igiye iteshuka ku mahame ya capitalism ikinjira mu yandi mahame ya socialism. Yego, kimwe no mu butegetsi, imitegekere nayo yagiye ibivamo byinshi, byose nanabirondora ni byinshi cyane. Abantu bamenyereye Amerika kwivuga uburenganzira bwa muntu, yego nibyo ibifitiye ububasha buriya kubuvuga kuko koko niko yatangiye, nubwo ubu ngubu atari kwimeze, ariko mu by'ukuri nayo uburenganzira bwa muntu ntabwo bwubahiriza. Ingero ni nyinshi, abanyamakuru barafungwa. Julian Assange ni umunyamakuru uzira kuba yaratangaje inkuru y'ibyaha bakoze muri Iraq na Afghanistan n'ahandi henshi, yavuze amabanga yabo. Icyo ni igikorwa ni igikorwa cy'umunyamakuru agomba kubwira rubanda aho imisoro yabo ijya, uko ikoreshwa. Julian Assange wenda nkunganiye batamuzi, ni wa munyamakuru wari ufite urubuga rwitwa Wikileaks rwanditse cyangwa se rwamenye amabanga ya leta ya Amerika mu bitero bagabye muri Iraq ndetse na Afghanistan. Kuri ubu akaba afungiye mu Bwongereza, ndetse bikaba binavugwa ko ashobora kuzahoherezwa muri Amerika kujya gufungirwamo. Yego, birashoboka cyane rwose ko barabisabye kandi bisa naho n'Ubwongereza nta kibazo bifitemo. Yego, so ubu ni umunyamakuru. Mu gihe cya COVID twabonye ko bakubise abanyamakuru, babatse ibikoresho ba CNN kandi ari niyabo cyane, ariko naho byarabaye. So iyo urebye n'uburyo bakoreshamo itangazamakuru ryabo, n'ubundi barikoresha mu guharabika ibindi bihugu byinshi. So indangagaciro bari bashingiyeho z'uburenganzira bwa muntu, kuvuga ubwisanzure, umudendezo w'umutimanama, jewe nanakubwira ko iyo Amerika iba ya yindi ya 1960 hakaza COVID nk'uko yaje, ibihugu byinshi ubu ngubu biba biri mu bihano. kubera iki kari? Kubera ko mu gihe cya COVID ibihugu byinshi byasiribanze uburenganzira bw'abantu, abantu gufatwa, abantu bagakubitwa, abantu bagaterwa inshinge ku gahato. Nano mu Rwanda byarabaye, abantu benshi batewe inshinge ku gahato. Njye nakubwira ko ubu ngubu u Rwanda ruba ruri mu bihano, ariko kuba rutarimo ni ukuvuga ngo Amerika ari icyo yadohotseho. Ni ibintu byinshi bigenda biba bigaragaza ko Amerika yasubiye hasi cyane mu bintu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyangwa na politike ya democracy na republicanism. Tukiri aho ngaho kuri COVID, ari urugero twigeze kuganiraho ubushize, umbwira ko ngo hari umwana w'umukobwa bafashe atamba agapfukamunwa, abapolisi b'abasore b'amajeya ngo barafata bakubita hasi. Ibyo bintu byabayeho koko? Ni muri Amerika. Ni muri Amerika?
ni video ziri henshi abantu barabizi, uretse ko abantu n'ubundi babifashe nk'ibisanzwe. Sinzi impamvu ko abantu bageze ku kintu cy'uburenganzira bwa muntu mu gihe cya covid bagasa naho bashyize agatambaro ku maso bakabyihorera. Harimo n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, ntabwo ndi bubijyemo cyane. Ariko muri Amerika nubwo wenda aho batahasa abantu kubafata physically n'imbaraga zabo, ariko hari ibikorwa byinshi bakoze by'agahato. Nk'umwana w'umukobwa si wo wenyine, n'abagore benshi bakubiswe, ukabona umupolisi wa New York w'ibigango, kandi uziko abantu abapolisi bo muri Amerika baba barariye baba ari abasore koko. Aho ukabona umwana w'umukobwa ntigafite uko kangana, araterura kubita hasi, amushinze ivi mu ijosi, aramuniza, arapyinagaje uko ashaka ngo ntiyambaye agapfukamunwa. Ibyo byose kubera mu gihugu cya Amerika ni ishyano. Kubona abantu bakirukanwa mu kazi, abantu bakabuzwa uburenganzira bwo kujya hanaha ngo kubera agapfukamunwa, ngo kubera ngo ntafite inshingizi n'izi. Mu mategeko, buriya amategeko y'uburenganzira bwa muntu yose dufite ku isi ari kuri doctrine za Amerika, kuko Amerika niyo inspirinze UN kugira amategeko nk'ariya, gushyiraho icyo bise Universal Declaration of Human Rights, cyangwa itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu. Amerika n'Ubwongereza nibyo byari bibiri inyuma, yego n'ibindi bihugu byajemo kuko nyine biri muri UN, ariko Amerika iriya niyo myumvire yayo. Si kubona muri Amerika umuntu bamusaba icyangombwa kigaragaza ibiri mu buzima bwe, muri icyo ni icyaha muri Amerika. No ku isi hose ni icyaha, nuko nyine ibihe bya covid byahinduye byinshi. Icyo cyangombwa ngo giteye gite? Ni ukuvuga ngo umuntu ubuzima bwe ni private, ntabwo ubugira public. Ntabwo wemerewe gusaba umuntu uti zana icyangombwa ko utarwaye sida kugira ngo ucuruze aha ngaha. Ntabwo bibaho. Ayo ni amahame mpuzamahanga. Ubu baragisaba. None byarasabwe ku isi hose, na Amerika ubwayo ari ibiyoboye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko Amerika yasubiye inyuma, nayo iyoborwa ahubwo n'abandi bantu nka WHO, n'iyo bindi bintu bya UN. So usanga Amerika yasubiye inyuma cyane mu bijyanye na politike yayo ihamye yo kurengera ikiremwa muntu, nayo yabaye nk'ibindi bihugu. Wenda tugarutse muri Amerika ndetse n'ibyo byo kubahiriza uburenganzira bwa muntu, ndashaka kugira mubaze cyangwa se umbwira uko utekereza ku bijyanye n'urwango rukorerwa abirabura, aho usanga abapolisi bashinjwa kwica abirabura nkana. Hari kese zagiye zibaho mu byatambutse, ndetse na kampeni zagiye zibaho zivugira abirabura. Ibi nabyo ubibona mu buhe buryo bwana Keri? Ikibazo cy'abirabura kirakomeye cyane, kuko abazi amateka y'Amerika bazi ko ikibazo cy'abirabura cyatumye habaho intambara ya civil war. Intambara yashenye ibintu byinshi muri Amerika. Hafi Amerika isubira kuri zero, itangira bundi bushya kuva mu 1862 niba n'umwe, ariko yarangiye 1865. Iki kibazo cy'abirabura bajyanyweyo n'Abongereza, reka bariho nkihera, kuko Abongereza bari bafite imirimo y'ubuhinzi bakoraga muri icyo gihugu. Abongereza buriya banze cyane ko bagira abirabura iwabo, barabibonye ko bashobora kuzabatwara igihugu. Babajyana muri koloni yabo cyangwa mu bukoloni bwabo Amerika, kuko nibo bari barayikoroneje. Barabakorera, babayo. Abongereza rero batsinzwe, Amerika ibonye ubwigenge, Abanyamerika kubera ko n'ubundi bahunze mu bihugu by'Uburayi bahunga akarengane, nta kibazo bagize ku Banyafurika. Baravuga ati bo basigare, ntabwo tubirukana nabo. Ariko ikibazo cyaje nuko Abanyamerika bamwe bifuje ko Abanyafurika bakomeza kuba bacakara. Rero
mu mahame ya Amerika ntabwo bagombaga kuba abacakara. Amerika rero icikamo ibice bibiri, north na south, amajyaruguru n'amajyepfo. Amajyepfo akifuza ko ubucakara bukomeza kandi akoresha aba bacakara benshi. Amajyaruguru avuga atoya ubucakara buveho. Wumva nk'aho ari ikintu cyoroshye kuko aba ni abantu b'abacakara bariyo, ariko kubera ko amajyaruguru yazirikanaga icyatumye igihugu cya Amerika kibaho, ko kigomba kuba igihugu cy'umudendezo, nta mbata ibarizwa muri icyo gihugu, ko ari igihugu abantu bose bahungira bagakora uko bashoboye, bakabaho uko bashoboye mu bushobozi bwabo, nta kuvuga ngo uyu nguyu yarantegetse ndi umucakara we. Baravuga ati ibi ntabwo bishoboka, ubwo nta Amerika twaba dufite. Ntabwo ndi buvuge ko inyuma yabyo hari umwuka w'Imana, kuko iki ni ikiganiro cya politike. Ni ikiganiro cya politike ariko gifite umwuka w'Imana ukiri inyuma. Yego. Rero byatumye bahaguruka bafata imbunda bararwana. Baravuga ati rero ni ukurwana igihugu, utsinda igihugu gisigare kibaye kwa kundi twagitekerezaga, cyangwa biveho. Ntidushobora kubaha amahara kubiri. Koko bararwanye, abo mu majyaruguru baratsinda, n'abacakara abirabura benshi bava muri south bazamuka mu majyaruguru, bajya muri leta ziri mu majyaruguru, babonera amahoro. Icyo gihe cyari cya Abraham Lincoln, yabivuze ibintu byinshi, byaramushimishije kuba yararwanya intambara yayitaga the righteous war, intambara yo gukiranuka. So iyi ntambara yo gukiranuka arayirwana, kandi n'izo mvuga abantu ntibazisitareho, bakurikirana ibya politike, kuko Amerika yo nta kabuza yashinzwe n'abantu b'abanyedini ba Protestant bahunze akarengane bakorerwaga na leta zishingiye ku bupapa n'uburoma mu bihugu by'Uburayi. So we yayitaga righteous war, baratsinda. Ariko ikibazo aho cyavuye, jewe iyo nsesenguye ikibazo cy'abirabura kugeza ubu, itegeko rya Amerika constitution iha uburenganzira busesuye umuturage wese. Uretse no kumuha uburenganzira, ntabwo ibumuha. Ni ukuvuga ngo bo filozofi yabo ivuga ko umuntu avuka ubwo burenganzira bufite, nta tegeko ribumuhesha, ahubwo avuka Imana yarabumuhaye. Ahubwo constitution ibuza leta kuvogera uburenganzira bw'abantu. Niyo filozofi yabo. Ni ukuvuga ngo itegeko ntabwo rivuga ngo abaturage bafite uburenganzira kuri iki kuvuga oya. Constitution yaho igihe cyose iravuga ngo government shall not, ntabwo yemerewe gukora iki n'iki. Ni ukuvuga ngo government niyo ibuzwa kuvogera uburenganzira bw'abaturage, itegeko ntabwo ribubahesha kuko n'ubundi bavuka bafite ubwo burenganzira. So constitution yabo iteye uko nguko, yubaha Imana mu bene ako kageni. Hari article bashyizemo ya 25 amendment ivuga ko uretse umuntu wakatiwe, waciriwe urubanza n'inkiko, niwe udafite ubwo burenganzira. Ni akantu gato cyane. Ibi rero kubera ko abanyamerika bo mu majyepfo n'ubundi bari bakifuza gufata abantu kuba abacakara, abacakara bagerageza guhunga biki, bafataga nk'abanyabyaha bakabafungisha. N'abacakara nyine ntabwo baragira imbaraga mu gihugu. Yego. Byatumye rero bafungwa benshi. Noneho kubera ko imfungo itagira uburenganzira, abanyafurika benshi babura uburenganzira mu gihugu. Kugeza ubu ngubu abaturage benshi, Amerika n'u Rwanda Amerika n'u Rwanda nibyo bihugu ku isi bifite abaturage benshi bari mu magereza. Yego. Raporo nahoze nsoma
agaragaza ko Amerika ari ya mbere ku cyo Rwanda. Ariko ubushize u Rwanda rwari urwa mbere. Yego. So u Rwanda na Amerika bifitanye isano mu bintu byinshi. Ariko ubwo ako nako karatangaje. Ndivugira. So abanya 25% by'abantu bafunzwe muri Amerika ni Abanyafurika n'abirabura. Iki ni ikibazo kigaragaza ko Abanyafurika abirabura bari hariya bafite iki kibazo. Ariko noneho ubwo bavuga ngo bagenda babagira batyo, mu by'ukuri politike yo kuvangura abantu itangira buhoro. Hano mu Rwanda turabizi. Bari abantu kubera ko abantu benshi bagiye bababona aribo bari mu magereza, nabo bize imico mibi, kuko n'umuntu yakuvuza ikintu ukabona naso yari muri gereza, nawe kugira igitekerezo cy'uko wahagarara nk'umuntu w'umugabo ubeho neza, ugira intege nkeya, ntabwo ubungana nk'undi muntu. Rero byatumye aba bantu benshi Amerika ibaho, aba Banyafurika abirabura bariyo bameze nk'aho bo bafite ikindi gihugu barimo nubwo bari muri Amerika. Sinavuga neruye ko aba bantu bavangurwa koko, kuvangurwa nko mu buryo bw'urwango, ahubwo ibyagiye bibakorerwa kuva kera byagiye bibokama. Buriya ntabwo twakwirengagiza ibyo ababyeyi bacu bakoze. Icyo cyo ntushobora nubwo abantu bavuga ngo umuntu icyaha ni gatozi, yego nibyo, ariko niba so yarafunzwe, so na nyoko yarafunzwe, hari muri gereza kubera ko bamufunze imyaka 2 kubera ko yatanze ruswa, icyo gihe ntiwize. Iyo myaka 2 izahora ari icyuho mu buzima bwawe nubwo icyaha ari gatozi. N'abariya niko byagenze. Basekuruza babo bara abacakara, bafashwe nabi, bagiye bafungwa kenshi. So kugeza ubu ibyo bintu biracyabakurikira. Niyo mpamvu banywa ibiyobyabwenge, nibo ba mbere muri ibyo, nibo bafungwa kenshi, nibo banyabyaha cyane. Nubwo wenda bavuga ko babavangura bagira bati, ariko mu by'ukuri nabo ni babi. So bakeneye society, umuryango wenda ubakira uko bameze, ushobora kubaha ihumure. Ariko muri iki gihe turimo ibyo bintu politike z'isi zarabishyizeho iherezo. Ndaguha urugero, ari umujyi wa Memphis wo muri Amerika, haje ibintu nk'uko tubona ku isi hose, ibintu byo kuvugurura imijyi, iterambere. Buriya mijyi yose ku isi barasenya. Abantu bashobora kuba babyumva hano mu Rwanda, Kangondo bakangara bakavuga ati igikuba cyacitse, ni abantu bataragenda hirya. Muri USA noneho ushobora kubona n'inzu ukavuga uti iyi bayimpaye ariko udashobora kuyibamo. Abantu barababujije kuyibamo ko ntabwo ijyanye n'icyerekezo, barasenya, baratwika. So imijyi myinshi kubera ko abirabura n'ubundi aribo bari basanzwe bafite intege nke muri society, barabasenyeye. Babasenyeye rero, ubwo nibo nyine n'ubundi bagenda bazerera batyo. Ni abanyabyaha cyane kubera imibereho barimo. Rero sinavuga ko ari ivangura ribakorerwa. Wenda tukira aho ngaho, uwo mujyi wa Memphis ni uw'abirabura gusa? Yego, wari uw'abirabura cyane, ariko barawushenye. Si wo wonyine, n'indi myinshi. Usanga rero abirabura bagiye babizira cyane kubera ko nibo banyantege nke muri society ya Amerika. Abantu babikiniyeho politike nyinshi, ngo ni politike y'ivangura, ariko buri muntu afite uburenganzira kubyumva uko abona. Ariko mu by'ukuri ubuse hano mu Rwanda ko dufite abantu bitwa bashikajwe inyuma n'amateka, nta politike y'ivangura ibakorerwa. Ariko umuvuduko politike y'isi iriho mu kuvugurura kugira iki, uratuma ibumba ribura. So yubonye inkuru y'umunyamakuru bavuga ngo aba bantu bagenda bacwekera bakendera mu gihugu, bari 50, ubu ngubu ni 30, abandi bagiye he? Ntabwo wibaza ubuzima barimo, umuvuduko ibihugu biriho, ntabwo uha amahirwe abantu nk'abo bo hasi
kugira ngo nabo bazamuke nk'abandi birwaneho rero kandi kubera ko ibihugu nka politike z'isi zidashaka guha uburenganzira abaturage ngo bikorere bibesheho, zirashaka kubatekerereza, ni ku isi hose na Amerika niko ibigenza. Nta kintu cyakorwa ngo abirabura bo muri Amerika bazamuke, byo biragoye. Yego. Hanyuma rero tukiri ku burenganzira bwa muntu ndetse na politiki ya Amerika yakunze kugaragaza ko nyine ibushyigikira muri byinshi, nagira ngo ubaze uko utekereza ku bijyanye no kwanga ikibi kuri Amerika ndetse uburenganzira bwa muntu, kuko hari abo nk'urugero wenda mu Rwanda twagiye twumva uwitwa Paul Rusesabagina wahamijwe n'urukiko rwo mu Rwanda gufungwa imyaka 20 kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakorewe mu ntara y'Amajyepfo. Umutwe yari yarashinze witwaga FLN wagabye ibitero ahitwa Nyabimata, abantu barapfa ndetse n'ibindi bikorwa nyine by'ubugizi bwa nabi birahakorwa. Ariko urukiko nyuma yo kumukatira imyaka, leta ya Amerika twumvishe isa nkaho yamugiye inyuma cyane ndetse ishyira igitutu ku Rwanda, birangira bamufunguye binyuze mu mbabazi za Perezida wa Repubulika. Iyi kese ya Rusesabagina ndetse n'aka kabugo ka Amerika ubitekerezaho iki ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu? Muzanye ahantu habi kubera ko harimo n'ibyemezo by'ubutabera byafashwe n'u Rwanda, kandi navugaga kuri Amerika, ariko reka mbivugeho kandi abantu bumve ko ari imyumvire yanjye ku giti cyanjye ku bijyanye n'igikorwa cya Amerika yo kuvuga kwishaka umuntu nk'uwo ko imusubirana. Umuntu arashinjwa kuba yarakoze ibyaha mu gihugu kimwe, ajyanwa mu nkiko, atsindwa n'urubanza, ahabwa igihano nk'uko giteganywa n'amategeko y'icyo gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuyeyo itavuga ko uyu muntu atakoze icyaha. Sinzi niba hari abandi babibonye ko izanye ibihamya bigaragaza ko uyu muntu atakoze icyaha. Ntabwo nshaka kwinjira ku buryo u Rwanda rwabyitwayemo, ni uburenganzira bwabo bwa guverinoma gukora icyo ibona gikwiye. Ariko ngenda avuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko nicyo gihugu mfite uburenganzira cyane nk'umuprotestant, nk'umuporoso. Yego. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaza ikavuga iti murekure uyu muntu, nyamara nta gihamya izana kivuga ko uyu muntu atakoze iki cyaha, ahubwo murekure, mwamuburanishije nabi, mwagize, bafite impamvu zabo. Ariko impamvu njyewe ubwanjye yantsinda nuko bavuga bati dore igihamya ngiki, uyu muntu muramubeshyera, kuko ni inshingano ya Amerika gutanga ubutabera mu isi. Ubutabera bwayo nyine ni ubutabera, ntigomba kubera. Abantu nibumva mvuga ibi ngibi ntibagire ngo wenda njye mfite ibitekerezo bya politike, oya, genda avuga nk'umuntu wizera Imana kandi uzi politiki ya Protestant ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutabera bwayo nyine ntibugomba kubera. Yego. Rero kuba Amerika mu bintu byose njye na cyane cyane ibyambabaje hano mu Rwanda ni agahato k'inshinge. Mu bintu byose byayo no mu Rwanda abantu bagatwa inshinge, bagafatwa, inzego zose zigahaguruka, n'ubu ziracyahari. Ikaba ibyo ngiye byose itarabibonye, ikaromboreza umuntu umwe wahamwe n'ibyaha, w'umunyabyaha badashobora no kugaragaza ko atakoze iki cyaha, ikaza igakora ibishoboka byose, ikumvikana uko bishoboka kose, uyu muntu akarekurwa. Wenda ntabwo nshaka kwemeza ko yarekuwe kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho igitutu, oya, ariko icyo nzi cyo Amerika yarishimye uwo muntu arekuwe, kandi ivuga ko hari ubufatanye bwiza.
so icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ni ubuhemu ku mahame yabo. Ntibagomba gukora ikintu nk'icyo. Ni narwo rugero abanyarwanda bashobora, naho abanyarwanda bafatiraho aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze mu gusubira, ntabwo ari ugusubira inyuma, mu gutakara burundu ku mahame yayo y'ubutabera. N'ibisigaye byose ishobora gukora ku isi, abantu babimenye ko ibintu byose ikora, nubwo wenda hataburamo imbuto yo gutanga ubutabera rimwe na rimwe no kubuharanira, ariko mu by'ukuri yarateshutse, yavuye ku murongo, iri hasi cyane y'aho yagombaga kuba. Jewe urwo rugero narabibonye ko ndi umunyarwanda kandi ndi umunyamakuru, narabikurikiranaga. Byarambabaje cyane nk'umuntu w'umuprotestant wakundaga Amerika n'uburyo yitwaraga igiprotestant. Kuba rero ikora ibyo bintu ni urugero rufatika ku banyarwanda bashobora kugenderaho, bakamenya ko Amerika nta butabera igiharanira mu isi, ahubwo nayo iri mu nyungu zayo nk'ibindi bihugu byose. Tukiri ku burenganzira bwa muntu, yemerera tujye ku bijyanye n'ibiri kuvugwa cyane mu gihugu cya Uganda. Mu minsi yashize guverinoma ya Uganda ikuriwe cyangwa se itegekwa na Perezida Museveni bashyize umukono ku itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina, abatinganye. Yego. Aba bantu ntabwo muri Uganda ntabwo twavuga ko ariyo babayo ari benshi, ariko barahari. Ndetse na Museveni yagaragaje icyo nakwita nk'uruhande ahagazeho kuri aba bantu. Iri tegeko rikimara kujya hanze ibyarakaje bikomeye Leta ya Amerika, ndetse n'amatangazo yagiye ajya hanze yamagana icyemezo cya Perezida Museveni. By'umwihariko bimwe mu byahise bifatwa nk'ibyemezo bikomeye kuri Leta ya Uganda, Banki y'Isi yatangaje ko mu gihe Museveni iri tegeko atararisubiza mu kabati, hari inkunga cyangwa se inguzanyo batazongera guhabwa ziturutse muri Banki y'Isi. Ese ibi ngibi ubitekerezaho iki Bwana Kelly? Ku ruhande rwa Amerika abantu banyumve neza, kuko nzi ko abanyarwanda benshi banga igikorwa cy'ubutinganyi, ndetse n'abanya-Uganda benshi, kandi na Uganda hariyo abanyarwanda. Igikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoze ikavuga ko iharanira uburenganzira bw'abatinganyi, icyo gikorwa iracyemerewe mu ndangagaciro zayo. Abantu banyumve neza, Amerika ntabwo yamamaza amahame cyangwa ibihano biteganywa na Bibiliya ku batinganyi. Amerika inshingano yayo ku isi ni ukwamamaza umudendezo no kuwuharanira hano ku isi. Uyu mudendezo rero ntabwo ari uw'abantu badakorera Imana ibyaha gusa, oya, n'abakorera Imana bagomba kuba bafite umudendezo, bagahitamo ikibi nk'uko bashaka, bagakorera Satani ku mugaragaro, ariko n'abantu b'Imana nabo bakaba mu isi nabo bayikiranukira ku mugaragaro bombi, hanyuma urukungu rugakura n'amasaka bikazatandukanira mu isarura. Iyo ni inshingano ya Amerika. Abantu benshi rero barabyumvise bavuga ati Amerika iraguye. Icyo ntabwo ari cyo kigaragaza ko Amerika iguye, ahubwo icyo nababwiye cy'urugero rwa hano mu Rwanda nicyo kigaragaza ko yaguye. Ariko Amerika guharanira uburenganzira bw'umutinganyi ni inshingano yayo, kubera ko kiriya cyaha ntabwo ari icyaha umuntu aba akoreye society. Yewe mu myumvire yanjye iyo mpagurutse nkishora mu bikorwa nk'ibyo, byaba n'iby'ubusambanyi bundi, byaba n'ubutinganyi, mba mpemukiye Imana yanjye. Leta rero ntabwo ifite inshingano zo kugenda irunguruke mu buriri bw'abantu, abantu bararana nabo n'ibyo bakorana muri ubwo buriri.
Iyo ntabwo ari inshingano ya leta. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero guhaguruka ikagenda ikajya ku isi ivuga ati aba bantu bagira uburenganzira, yego ni inshingano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuyobozi wa empire kwamamaza amahame y'umudendezo ku isi. Ikibazo aho kiri nuko iharanira uburenganzira bwabo bonyine, ntiharanira uburenganzira bw'abandi. Nicyo kibazo. Ariko inshingano yo guharanira uburenganzira baba abantu babi. Ubu ntubona umuntu nahaguruka akabindaye, ntabwo government ikwiriye kuviriya imukurikire ngo ni indaye. Oya, ikibi kigomba kubaho cyuzuye nta kikibangamira, n'icyiza kikabaho cyuzuye nta kikibangamira. Ibyo ngibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zibikora, ari byo biciraho isi urubanza imbere y'Imana. Rero iyo dutangiye gushyiramo amaboko yacu ngo aba bantu babangamirwe, twebwe nk'aba Protestant ntabwo dusaba za leta ngo zidufashe guhana ibyaha abantu bakorera Imana. Oya, iyo ntabwo ari indangagaciro y'Ubuprotestant. Ubuprotestant, itorero na leta ni ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu umukuru w'itorero ashobora kugonga umukindo, leta ikamufata nk'umunyabyaha, ariko ku isabato akajya ku rusengero akabwiriza. Kuko icyo ni icya leta, ariko ku ruhande rw'iyobokamana ntaho bihuriye. Niyo mpamvu rero twebwe tubabazwa n'ibibi bikorwa mu isi by'ubutinganyi, ariko ntidukwiriye kwicara hariya tukavuga tuti leta ishyigikiye ibi n'ibi, kuko leta ntizigomba gushyigikira. Leta idahana abantu aba n'aba b'abatinganyi nimbi, leta ibahana niyo nziza. No, kimwe mu minsi ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Supreme Court, urukiko rw'ikirenga rwemeje ko rwabujije abantu, abagore, abakobwa kuvanamo inda. Iyi ni debate ikomeye, kuko aho ngaho leta zinjiramo zikavuga ziti uyu muntu aba yishe undi, aba yishe umuntu. Ariko ubundi aho leta igomba kugarukira ni ku cyaha umuntu akoze kikaba kibabaza abandi bantu, society, umuryango nyarwanda. Niba ndahangaha nkagutuka ku mubyeyi wawe, wana ndagushebeje, nkwambitse icyasha umubyeyi wawe arimo, icyo cyamba nkikoreye society, umuryango nyarwanda. Icyaha rero cyo gukuramo inda ni icyaha cy'ubwicanyi, ariko umuntu ashobora gukora hagati ye nta wundi muntu umubona uretse Imana. Icyo cyaha rero ntigikwiriye guhanwa na leta, nubwo wenda bikorwa, ariko mu mahame ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo cyaha ntabwo gihanwa na leta. Ubwo umuntu aba yahisemo kugomera Imana, ibyo azabibazwa n'Imana yizera, ntabwo leta biyireba. Rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyizeho ko abagore batemewe gukuramo inda ko ari n'icyaha. Uretse ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntikwiriye kuvayo kavuga ngo abantu bemerewe gukuramo inda. Icyo kintu kigomba kuba kiraho, nta muntu ukivugaho. Nk'uko ibihugu bimwe byafashe ubutinganyi buraho, nta kintu bukivugaho, kuko nyine ni icyaha umuntu ashobora gukora kikamenywa hagati ye n'Imana imubona. So icyaha udakoreye sosiyete ntigikwiriye kuba ari icyaha gihagurutsa za leta zose, gihagurutsa abantu ba Protestant bagahamagara leta bati mudukize ibi n'ibi. Oya, nk'aho ari ubujura. Oya, abantu bakora ibyaha, ibicumuro ku Mana, leta ntikwiriye kuvayo ikabihana.
kimwe nuko abantu tuvuge bashyizeho itegeko bavuga bati abantu bose bagomba gusengera mu idini n'iri ku cyumweru, abadive bakanga. Iryo dini ntabwo ryakabaye rifite uburenganzira kujya kurega abadive kuri leta, abadive banze kutwumvira banze kumvira ibyo twizera. Ibyo byose nubwo babona kuri icyaha kubera ko usenze ku isabato bagasenga ku cyumweru, bakakubona ko ukoze icyaha, nawe ukabona ko bakoze ibyaha. Ibyo byaha byanyu ni ibiri hagati yanyu, nibyo bakamana, ntabwo ari ibyaha bihanwa na leta. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyi ni inshingano yayo kwamamaza amahame y'umudendezo ku isi, abantu bakaba mudendezo, bagakora ibyaha, bagatuka Imana, bagakora uko nguko, bagakiranukira Imana nta muntu ubabuze. Ikibazo gihari nuko ibogamiye ku ruhande rumwe rw'abantu bakora ibyaha. Ntabwo mvuga crimes, ndavuga sins, ibyaha bikorerwa binyuranyije n'amahame ya Bibiliya, akaba ari byo bashyira imbere cyane, bakirengagiza abantu b'Imana bashaka gukiranukira Imana muri iyi si, bo akaba ari bo bahura n'akaga. Icyo nicyo nanenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyo ngingo. Yego. None niba numvishe neza icyo uvuga, ashaka kuvuga ko ubutinganya n'uburenganzira bwa ba nyirabwo cyane, n'uburenganzira bwabo cyane rwose barabufite. Ntabwo leta ntikwiye kubijyamo igiye kubahana. Umuntu iyo mu myumvire ye hagiyemo icyaha kigakura, akabona umugabo akifuza inyuma ye, ubuse nyine ni icyaha kimurimo, kandi arabizi ko ibi bintu Imana itabyemera. Hari abandi bantu bagiye bavuga babisanisha ngo ni umuco wacu w'Abanyafurika. Sinzi uwo muco naho wanditse. Umuco uhe? Uwo muco ngo Abanyafurika ngo ntabwo twemera ubutinganyi ngo kubera iyo mpamvu. Ariko ikintu cyose cy'umuco, ariko nibyo none se ko kiramaze umuco ko kiramaze, umusore akura agashaka umukobwa bari mu kigero kimwe bakabyara, kiramaze. Umuco uretse ko leta nyinshi zibyifashisha kugira ngo zinjire mu buzima bw'abantu. Ubu se hari umuco urusha ururimi? Umuco ururimi ni umuco. Aha, ngaho mbwira, niba nta muco uruta ururimi, jyewe nkaba ndi umunyarwanda, data mama basokuruza bose ni hano mu Rwanda, ariko nkaba mfite ahandi nabaye, cyangwa nubwo naba ntarabayeyo, ubu nkavuga nti jyewe ntabwo mvuga ikinyarwanda, muzanca mu gihugu? Leta hari itegeko rinca mu gihugu? Hari itegeko rihamagarira inzego za leta kumfata kuko ntavuze ikinyarwanda? Oya, naryo. Sisa. Naryo. So, ikinyarwanda nicyo ururimi, niryo shingiro ry'umuco. Ibintu tuvuga ngo umuco wanjye, ariko nk'urwo rugero umpaye rurumvikana ko nyine waba warabaye ahandi bitewe nubwo naba ntarabayeyo. Ubu n'ubu ngubu Abanyarwanda twese tuzi indimi nyinshi. Hari ahantu rwose njya ugasanga abana b'abakobwa b'abahungu akenshi urubyiruko bivugira Icyongereza. Mite mpuruza se? Oya, aho ngaho nta kibazo, nta kibazo kirimo. Kuko nyine ni umuco. So umuco bawubahira bene gihugu ko aribo bawukuza, ko aribo bawugenza uko, kuko umuco tuwigira mu rugo. Reka nguhe urugero. Jyewe ubu ngubu ndi umusore, nkaguruka nkajya mu gihugu, igihugu cyanjye gifitanye ibibazo nacyo bitari na bya vuba ahubwo by'imyaka myinshi, nkabonayo umwana w'umukobwa nkamurongora nkamuzana muri iki gihugu, ahabwa ubwene gihugu. Ntabwo leta yavuga ngo urongoye mu nzigo. Hoya, nuko nyine umwene gihugu aba afite ubwo bubasha
bwo kongera n'ubwoko mu gihugu niba ari icyo twavuga bwo kongera n'ikindi kintu mu muco umwene gihugu ibyo bintu arabifite njyewe mfite uburenganzira bwo kongera umuco w'ubukristo nkawongera ku muco nyarwanda nkavuga nti uyu muco niwo nigisha iwanjye kandi ndi umunyarwanda nkanababwira nti ryangombe ntacyo ari cyo hano kandi wenda ari n'umukurambere wanjye mfite na ba sekuruza bamukomoka ba sogokuruza bamukomokaho ubwo burenganzira abene gihugu baba babufite hewe ntabwo ushobora kuvuga ngo umuntu uramuhana ngo yishe umuco wowe ufite ubuhe burenganzira ku muco ibi bintu abantu n'ubu bavuga ngo wenda abantu isi turimo niba turi aba Protestant tuba abantu bafungutse batanga uburenganzira ku bandi busesuye ikibazo nuko twe dushobora kubutanga twe ntitubuhabwa ariko niba abantu bahisemo guhenebera mu mico full stop wowe injira mu nzu yawe Bibiliya avuga ngo Nowa Imana yabonye ko abantu abisi bamaze kuba babi cyane ibwira Nowa ngo yibarize inkuge we n'umuryango we igire mu rugo wibarize inkuge n'umuryango wawe wowe rero ukundi nturere nk'uko abandi barera niko tugomba kuba kandi abana bawe cyangwa nawe iyo utsinzwe ukayoboka ya mico mibi ugateshuka ku mahame y'Imana yawe n'akazi kawe n'icyaha ukoreye Imana leta ntabwo ikwiriye kugenda ishakisha ninde utavuga neza ikinyarwanda ninde ugenza atya ninde ubana n'umugore w'uku n'uku ntabwo ari amahame ya giprotestant leta wenda nyinshi zirabikora mu Barabu n'ubu ngubu leta zo ku isi zitegeka abantu ibintu byinshi bitari ngombwa bishobora kwihanganirwa umuntu yakabaye yiberaho mu buzima bwe bwite ariko zikabategeka ibyo byose ni ibyaha baba bakorera Imana anyway leta ibikora ibyaha bikorera Imana kuko abantu bagomba kuba ari ab'umudendezo Imana irashaka ko abantu baba ab'umudendezo bakora ibyaha uko babashaka babihisemo cyangwa bakiranukira Imana uko babihisemo. Bwana Keri ndifuza kugira icyo uvuga ku bijyanye n'icyemezo cya Leta y'Amerika yafatiye igihugu cya Gabon icyemezo cyo guhagarika inkunga Leta y'Amerika yagenderaga iki gihugu bitewe na kudeta yahabaye aho agatsiko ka gisirikare kayobowe na General Chiani kaherutse ubutegetsi bwa Bongo watowe binyuze mu nzira ya demokarasi bakavuga ko ibyakozwe n'aba basirikare bitemewe akaba ariyo mpamvu bahagaritse izi nkunga. Utekereza iki kuri ibi byemezo bya Amerika igihe nifatira ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane aho ubutegetsi buba bwavuyeho hakajyaho ubundi ukabona ko Amerika ifite ukuboko mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu gushyira ubutegetsi muri ibi bihugu? Utekereza iki kuri ibi ngibi Bwana Keri? Nkuko n'ubundi twabivuzeho Amerika ifite inshingano yo kubona ko ibihugu byo mu isi byubahiriza amahame y'uburenganzira bwa muntu, amahame y'imitegekere myiza ariyo demokarasi, no guhindura ubutegetsi mu buryo bwa demokarasi, amahame ya republicanism. Amerika ibyo bintu bifitemo inshingano. Nubwo abantu wenda bashobora kuvuga bati bajya babivuga bakavuga bati Amerika yigize polisi, yigize ibiki, ariko nkuko twatangiye tubona Amerika ni empire. Iki ni igihe cyayo cyo gutegeka. Wenda bategereze ko izavaho nabo igihugu bifuza ko kijyaho, ariko iyi ni empire yayo, niko igomba gukora. Na empire zindi zose zabayeho zagiye zihata ibihugu byinshi gukora ibyo bagomba gukora, bakabikorera mu buryo bw'abariye. Ubuse twirengagije ko ku gihe cy'Abaroma ikilatini cyari ngombwa mu bihugu byose. Nta n'abantu bemerwa kuvuga Imana mu rundi rurimi kitari ikiromani. No mu gihe cya Ottoman Empire nabo ntibemeraga abandi bantu kuvuga Imana batavuze mu rurimi rw'icyarabu. Rero iyo abantu bayoboye gutyo niko babigenza, iteka niko babigenza.
abantu bashobora kutabyishimira ariko bagomba kubyakira ko empire niko ikora. Amerika rero nk'iyoboye iyi si turimo ya none igomba guhata ibihugu gukurikiza amahame iyo yumva ko ariyo. Ahubwo ikibazo nuko mu by'ukuri itabikora in good faith. Iyo urebye nayo ifite inenge nyinshi ku bya demokarasi. Nkuko nakubwiye, Amerika yavuye ku murongo nuko nyine yakomeje kuba Amerika yindi abantu bari bazi, ariko uriya murongo ntabwo ikiwuriho. Kanguha urugero, muri iyi minsi kuri iyi ngoma ya Biden, niba n'abanyamerika nabo bayita ingoma, ariko we ntabwo bahita ingoma kuko ingoma ibihaye umuntu ububasha bwinshi cyane, kandi bo perezida babo bafata nk'abantu nta kidasanzwe. Ariko kuri iyi ngoma ya Biden, tuvuge mu kinyarwanda cyiza, Trump ari we Biden yasimbuye, avuga ko Biden yagiyeho amwibye amajwi. Trump akiri ku butegetsi, mugenzi we yatsinze ari we Hillary Clinton uri mu ishyaka rimwe na Biden, nabo bavuze ko Trump yabibye amajwi yakoresheje Uburusiya. Undi akavuga ko ahubwo uyu nguyu nawe yakoresheje COVID akinjiramo akiba. Igihugu kimeze nk'uko buri shyaka rivuga ngo wowe wagiyeho unyibye, icyo ni ikigaragaza ko nta demokarasi iri mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ni ugusahurira mu nduru, ni ufite imbaraga, ugira uburiganya bwinshi. Iyo ngiyo rero ntabwo ari demokarasi. So abanyamerika documents zabo no kuva kera biyita righteous people, ko ari abantu baharanira gukiranuka. Ubwo ni ubutabera, ni ukuri. So iyo ubona igihugu nk'icyo kimeze gityo, abene igihugu amashyaka avuga ati waranyibye, n'undi ati waranyibye, uriho kuko wanyibye, nanjye n'ubundi waranyibye. Ibyo ngibyo, icyo gihugu kimeze nk'icyo gifite ubuhe bubasha kujya mu bindi bihugu bikavuga ngo nta demokarasi bufite, ngo bahiritse ubutegetsi, ngo wenda barabikora kuko twari dusanzwe ko ari inshingano zabo, ariko ubu ngubu ibera muri Amerika ntibakabe banabikora, bakaba biyicarira nabo bagategekwa na World Health Organization na UN, bakabategeka ibyo bashaka, bakabakubita za lockdown nabo bagatuza nk'abandi bose. Nabo bundi bateshutse cyane, nta jambo bagifite ku bintu nk'ibyo. Barabikora uko bafite ubushobozi, kandi bahereye kera babikora, bubatse izina muri icyo kintu, ariko kandi bafite n'ayo mafaranga, bashobora kukwima inkunga. Ariko mu by'ukuri tugiye mu kuri kwabo nabo uburyo bitwaramo ntago bakabaye babikora. Keri mbere dusoreza ahangaha, ngushimire cyane ku mwanya mwiza waduhaye. Ndagushimiye cyane. Ndagushimiye nanjye. Reka nshimire cyane n'abari badukurikiye mwese, reka dukomeze tubifurize komeza kugira ibihe byiza. Turabakunda naho ubutaha.